mbwirira mugenzi wawe ngo Imana iguhurize dosiye. Reka mbabwire, Imana ihuze dosiye bibe mu isi nk'uko biri mu ijuru. Mu ijuru hari ibintu badusezeranije, barabivuga bo bashyiraho na vi, ariko isi irabitwima. Ubundi kenshi na kenshi nubwo ryaba ari ideni ry'ijana, nuryipima uzasanga ari gusumba, ariko nufata Imana ukayipima ku kigeragezo ufite uzasanga Imana isumba ikigeragezo. Ariko niwibeshya wowe ubwawe ukipima ku kigeragezo uko cyaba kingana kose kizaba kigusumba. Berutse kujya kuyobora imisango y'ubukwe, umugabo arambwira ngo ndashaka yuko uzanyoborera ubukwe. Ndamubwira nta kibazo. Maze kumubwira ko nta kibazo, yari umumizirima. Nari ndi kumwe na mugenzi wanjye yaryaga kubera yuko namuhaye 1000. Ariko ahantu twabaga duherereye buri minota 3 yateraga haleluya. Noneho aramubwira ngo nawe ndashaka uzanahira ubukwe, ariko icyo nashaka ni za haleluya ziwanyu mu barokore. Umugabo arangije aravuga ngo nkurikije ibintu Imana yakoze sinamara n'iminota 2 ntarayitera. Hanyuma turagenda ntangira kuyobora imisango y'ubukwe. Nta kote yari afite, aramubwira ati ko nta kote ngira. Aramubwira ngo mugenzi wawe azarigutize cyangwa se ngewe nzarigutiza, ariko ari muhambere yanjye. Arimuhaye tujya mu bukwe ari ryo yambaye. Arangije avuga ijambo rikomeye cyane. Nicaye ndi mu bukwe nangiye kuyobora imisango y'ubukwe, ndavuga ngo turashimira rugira rugaba byose we watambwe tugatamburwa ubwo ibyaha byacu byari bigiye kuba umuco Uwiteka akaducungura. Umugabo nkimara kuvuga gucungurwa gusa, nkivuga gucungurwa gusa, ariko turashimira Yesu twaracunguwe. Twaracunguwe, abacunguwe bahereza umwami wacu icyubahiro we. Wamutereye haleluya. Que sauver l'ami Elandre de Marie que t'a sauvé. Maze kuvuga gucungurwa gusa, ahantu umugabo yari yicaye yumva haleluya iramufashe, iramufata. Ariko Yesu yagize neza bene data. Yo. Umugabo haleluya iramufata imubana nini. Imaze kumubana nini, nyirubukwe nawe ni yaramworoheye, akajya mutunga urutoki ati wibeshye uyitere n'ikote ryanjye wambaye. Ariko ndagira ngo umbwirire mugenzi wanjye, Imana igucira agasuzuguro bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Izifite imbaraga, ariko uyu nyirubukwe nawe yaramumereye nabi bene data, akajya mutunga urutoki ati wibeshye uyitere n'ikote ryanjye wambaye. Mureke mbabwire, naka nagasuzuguro. Kandi muri iri teraniro hari umuntu Imana yacira agasuzuguro akagira ijambo. Hari umuntu Imana yacira agasuzuguro akagira ijambo muri aya materaniro. Hari abantu babyizeye nkanye ngo batere haleluya. Umugabo haleluya imubanye nini, nyirubukwe yamuzengereje ahita yitonda ati haleluya ski n'ikote ryawe nushaka uzuritwara. Kalebu na Yosuwa, abangaba Kalebu na Yosuwa bagiye mu bagabo 12 bagiye gutata igihugu cy'isezerano. Ngo ariko ngo baragenda, ngo bagezeyo ngo basanga y'abagabo bita Abanaki, ngo bari barebare kweri. Ngo ariko abandi abagiyeyo ngo barifata, ngo bipima ku Banaki, ngo basanga Abanaki ngo barabasumba. Ubundi kenshi na kenshi nubwo ryaba ari ideni ry'ijana, nuryipima uzasanga ari gusumba, ariko nufata Imana ukayipima ku kigeragezo ufite uzasanga Imana isumba ikigeragezo. Ariko niwibeshya wowe ubwawe ukipima ku kigeragezo uko cyaba kingana kose kizaba kigusumba. Murimo murabyumva? No bo bakora ikosa, baragenda bajya ku Banaki, bajya kwipimaho, ngo basanga Abanaki barabasumba. Ariko hari umuntu umwe, Kalebu na Yosuwa, mbibutse ko Kalebu ntago yari umwisirayeli, ahubwo yavanye n'Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa barazana. Bageze hagati y'Imigidoni n'Ipayiroti mu butayu bw'i Kadeshi Barine, ariho Uwiteka yavuganiye na Kalebu na Yosuwa. Nigeze kubabwira yuko biragatsindwa kuva muri Egiputa ugashaka kujya Kanani utanyuze mu butayu, kuko hari abantu bigeze gukebereza banyura hitwa Imisipa batambika i Galiyadi bikubita i Gosheni bazamukira i Kanani. Icyo gihe ubutayu burimuka bukagusanga i Kanani,
ukabukorera mu cyo witaga amasezerano. Ariko kuko hagati ya introduction na conclusion habamo icyo bita development, kandi iyo utarutse development usanga kenshi na kenshi development uyikorera muri conclusion. Kubera iki? Biragatsindwa. Ntuzibeshye uvuga ngo utuntu n'utundi uradukwebye, kubera yuko mu tuntu n'utundi niho ukuramo ubuhamya. Ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Tumbira Yesu niwe gisubizo k'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo k'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Niyo mpamvu ibyo bibazo urimo uhagazemo urimo uragwiza ubuhamya uzavugira kuri conclusion, urimo uragwiza ubuhamya bwaho uzavugira umaze gutabaruka. Ntabwo ushobora kuzabona ubuhamya utaranyuze mu tuntu n'utundi. Umukristo wese ahava akagera agomba kunyura mu tuntu n'utundi. Ariko ndagira ngo ngutangarize ijambo Yobu yavuze. Yobu yaravuze ngo nzi neza yuko iyi nzira ndi kunyuramo nzi ko nazayigarukamo. Aravuga ngo wanzira we nzagusiga nubwo ndi kukunyuramo ariko sinzakugarukamo. Aravuga ngo kuko ntabwo uri amaso ngo tuzagumana, ntabwo uri amaboko ngo tuzagumana, ntabwo uri amaguru ngo tuzagumana. Aravuga ngo nzi neza yuko nzaguvamo. Sezerera iyo nzira y'ibibazo urimo, usezerera iyo nzira y'amadeni urimo, usezerera iyo nzira y'ubushomeri. Abantu bari kubisezerera mu mitima yabo tuzamurira Imana icyubahiro. Yobu niko yavuze, yaravuze ngo ndabisezereye. Numva hari ibintu Imana isezereye nayo ubwayo muri iri teraniro. Abantu babyizeye batere haleluya. Kubera iki? Kubera iki? Uyu Kalebu na Yosuwa ngo baragiye ngo bajyana na 12 ngo ariko ngo bagarutse ngo 10 babwira Mose, baramubwira ngo n'iteraniro ryose baramubwira ngo Mose we ngo hari ikintu utazi, ngo abanaki nibyo bariyo, ngo kandi ngo nibarebare nta hantu twazabona twamenera kugira ngo kiriya gihugu tugifate. Ariko nakunze Kalebu niwe wasubije Mose, ntabwo Yosuwa ari we wamusubije. Ahubwo Kalebu ngo yahise yegera Mose, ngo kuko Mose yahise agwa hasi yunamye, ngo arangije ngo imbere y'iteraniro ryose ngo Yosuwa ngo na Kalebu, ngo Kalebu aratambuka ngo aramufata, ngo arangije ngo aramuhagurutsa. Arangije amaze kumuhagurutsa imbere y'iteraniro aramubwira ngo mva nkubwira ijambo rikomeye. Aravuga ngo nibyo abanaki bariyo. Haleluya, haleluya. Aravuga ngo kandi ni nabarebare koko, ariko bavugamo ijambo rikomeye. Aravuga ngo nimba Uwiteka atwishimira ngo abo banaki tuzabarya nk'abarya imitsima. Hanyuma ubundi murindi jambo ntabwo ari uko byavugitse nyirizina, kubera yuko bamwe na bamwe umutsima barawuhekenya. Hari abantu bahekenya umutsima, ariko wiwe mu gihe burayo bavuga sukara cyangwa se suka. Hari sukara y'ibisukika, hakaba na suka y'ubugari bwo kurya ibihekenyeka. Hanyuma wiwe yaravuze ngo tuzabarya nk'abanywa. Haleluya, haleluya. Yaravuze ngo twebwe nimba Uwiteka twishimira tuzabanywa nk'unywa ibisukika. Twavuga ngo haleluya, kongere haleluya. Hanyuma ngo arangije amaze kuvuga aya magambo, ngo arangije ngo Mose niho yamuhereye isezerano. Aramubwira ngo kubera yuko uvuze Imana mu bibazo, aravuga ngo icyo gihugu nimumara kugifata Yosuwa azakibera umuyobozi, ariko nawe nzaguhamo gakondo. Ariko igihugu kimaze gufatwa, ndagira ngo mbere simwumva yuko mu ijuru babimwemereye yuko azabonayo gakondo. Ariko ngo kimaze gufatwa, Kanani imaze gufatwa, ngo uyu Kalebu ngo yasubiye muri Egiputa ngo ajya kuba mayibobo. Urumva biri mu isi nk'uko biri mu ijuru? Oya munsubize, biri mu isi nk'uko biri mu ijuru? Mu ijuru gakondo barayimwemereye, ariko se arayifite? Dosiye ziranyuranye, dosiye ziranyuranye, ziri separe kweri. Imana yamwemereye gakondo ariko ntayabonye, ahubwo
wiwe abaye inzererezi, abaye mayiwowo. Nta kindi cyabaye ngo Kalebu ngo amaze kugira imyaka 85 ngo yamaze kwisubiramo, amenya imbaraga z'ubwami yizeye yahamije. Haleluya, haleluya. Aravuga ngo si bishoboka ko nakomeza kuzerera. Ngo arangije ngo aragaruka abwira uwitwa Yosuwa, aramubwira ngo uribuka icyo Uwiteka yatuvuzeho jye nawe ubwo twari turi Kadeshi Baruneya, ubwo Uwiteka yanyuraga mu kanwa k'umukozi wayo, yarangiza akavuga yuko azaguha igihugu ariko nanjye nkabonamo gakondo. Aramubaza none se ubu gakondo ndayifite? Arangije aramubwira ngo urumva imbaraga ukizifite? Ati ndazifite. None nimba ubwami bufite ngenda gutera inkunga, nurangiza ugenda urwanire. Hari umugabo bita Aruba yarahagarariye abandi banaki, yari yariyandikishijeho na gakondo ya Kalebu. Uyu musozi witwaga Kiriyo, ariko Aruba wakitwa Aruba. Arangije ahita awufata ngo azimanganye ibimenyetso ngo yiyita Kiriyataruba. Ngo ariko ngo yaragiye ngo Yosuwa ngamuhereza ngo uburyo bwo kujya kurwanira gakondo yiwe, ngaragenda ngakubita Aruba. Bibiliya muzi ukuntu ivuga ngo n'ibyana bye byose. Hanyuma ngo aragenda arahahindura, ngo amaze kuhahindura ngo hitwa Heburoni. Ngo na bugingo n'uyu munsi akimara guhagarara muri Heburoni, byari bibaye mu isi nk'uko bibaye hehe mu ijuru. Mbwirira mugenzi wawe ngo Imana iguhurize dosiye. Reka mbabwire, Imana ihuze dosiye bibe mu isi nk'uko biri mu ijuru. Mu ijuru hari ibintu badusezeranije, barabivuga bo bashyiraho na vi, ariko isi irabitwima. Reka mbabwire iri jambo. Hari berutse kuribwira Werarisi, berutse kujya kuyobora imisango y'ubukwe. Umugabo arambwira ngo ndashaka yuko uzanyoborera ubukwe. Ndamubwira nta kibazo. Maze kumubwira ko nta kibazo, yari umumizirima. Nari ndi kumwe na mugenzi wanjye, yaryaga kubera yuko namuhaye 1000. Ariko ahantu twabaga duherereye buri minota 3 yateraga haleluya. Noneho aramubwira ngo nawe ndashaka uzantahira ubukwe, ariko icyo nashaka ni za haleluya ziwanyu mu barokore. Umugabo arangije aravuga ngo nkurikije ibintu Imana yakoze sinamara n'iminota 2 ntarayitera. Hanyuma turagenda ntangira kuyobora imisango y'ubukwe. Nta kote yari afite, aramubwira ati ko nta kote ngira. Aramubwira ngo mugenzi wawe azarigutize cyangwa se ngewe nzarigutiza, ariko ari muhambere yanjye. Arimuhaye tujya mu bukwe ari ryo yambaye. Arangije avuga ijambo rikomeye cyane. Nicaye ndi mu bukwe ntangiye kuyobora imisango y'ubukwe, ndavuga ngo turashimira rugira rugaba byose, we watambwe tugatamburwa ubwo ibyaha byacu byari bigiye kuba umuco, Uwiteka akaducungura. Umugabo nkimara kuvuga gucungurwa gusa, nkivuga gucungurwa gusa, ariko turashimira Yesu twaracunguwe. Abacunguwe bahereza umwami wacu icyubahiro. We wamutereye haleluya. Que sauver l'ami Elandre de Marie que t'a sauvé. Maze kuvuga gucungurwa gusa, ahantu umugabo yari yicaye yumva haleluya iramufata, ariko Yesu yagize neza bene data. Umugabo haleluya iramufata imubana nini. Imaze kumubana nini, nyirubukwe nawe niyaramworoheye, akajya mutunga urutoki ati wibeshye uyitere n'ikote ryanjye wambaye. Ariko ndagira ngo umbwirire mugenzi wanjye, Imana igucira agasuzuguro bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Abadayimoni bamware, abantu bagiye kubona ineza y'Imana bahaguruke batere haleluya. Umugabo haleluya imubana nini, arangije ahita aritonda ati haleluya. Buri umuntu yikiriza arababara, kandi nanjye nari umupene nyine, ariko sinigeze nyikiriza. Wakibaza ati kubera iki?
iyo tugiye kubayoborera ubukwe mubanza kuduha avance. Naravugaga ati ninibeshya nkayitera ayo bansigayemo ntayo ndi bubone. Umugabo ndangije ndavuga ndakomeza imisango y'ubukwe, ndavuga ngo hano twari turi amadini n'amatorero bitandukanye. Arabavuga ngo Yesu ashimwe amina, Kristo Yesu akuzwe iteka ryose, Yehova nashimwe amena, isabato nze. Ngasanga yamukuye mu kabari nta vide bamukubise. Icya kabiri ngo asanga ngo yaramushingiye, nawe utarashyingirwa humura, Yesu aracyakora amakwe, Yesu aracyatanga abagabo, Yesu aracyatanga abagore, na bya bindi byose no kubyara Yesu aracyakora imirimo. Arangije umugabo, arangije bimaze kuba bitatu, yumva haje indi haleluya iruta ya yindi ya mbere, izifite imbaraga. Ariko uyu nyiri ubukwe nawe yaramumereye nabi bene data, akajya amutunga urutoki ati wibeshye uyitere n'ikote ryanjye wambaye. Mureke mbabwire, naka nagasuzuguro, kandi muri iri teraniro hari umuntu Imana yacira agasuzuguro akagira ijambo. Hari umuntu Imana yacira agasuzuguro akagira ijambo muri aya materaniro. Hari abantu babyizeye nkanye ngo batere haleluya. Umugabo haleluya imubanye nini, nyirubukwe yamuzengereje ahita yitonda ati haleluya ski n'ikote ryawe nushaka uzuritwara. Kandi hahise hakizwa abayisilamu 12. Icyo nakubwira cyo nuko iyo uhamije Imana neza mu bibazo, mu bigeragezo, ukayihamya hari ngombwa n'ahatari ngombwa, Imana ikora icyo yagambiriye gukora. Ubwo nawe uri muri iri teraniro ndagusabiye mu izina rya Yesu, Imana ihuze dosiye ku buzima bwawe, Imana yongera ikwiyereka iguhe haleluya, iguhereza ibihe byiza bidasanzwe mu buzima bwawe. Wayikomera amashyi n'impundu nyinshi. Use babwire ukuntu Imana igihuza dosiye ibintu bikemera. Hari umushuti wanjye ninjye wamuyoboreye ibirori bisoza amashuri ya Bibiliya, bamwita Nshizirunge Emmanuel. Umugabo yigeze yadusanga ahantu twari turi za Kadahenda, niho asengera, niho mudugudu we. Twari turi gusengera ahantu hitwa ku Kirwa. Umuntu arahaza aramubaza ngo none Imana ko yambwiye ngo ejo saa 7 izaba imaye akazi, ubu wagerayo saa 2 za mu gitondo Imana yarakara. Buri umuntu wese utinze mu kigerageza aracanganyikirwa, cyane ko umurwayi wese ni murumuna w'umusazi, kandi ikigeragezo gikanura kuruta igisubizo. Kuko kuri stade ikigeragezo haba abafana, abasifuza, abatoza n'abacyogagiza. Ziki ikigeragezo kiza kikawuteza bene so bakakwanga, wahanura nk'abandi bakagupinga, usoma ijambo ry'Imana nk'abandi ngo warenze umusaraba, wacuruza nk'abandi ugahomba, washaka nk'abandi ntirugume, wabyara bakabibirumbo warambagiza, ugaheruka bakubwira I love you ntumenye uko bagenda. Ikigeragezo gikanura kuruta igisubizo. Umugabo Nshizirunga aramubwira ngo wagereye igihe Imana yakubwiriye, nushaka ugereyo kare saa 11 Imana irakora saa 7. Umugabo aragenda ahagarara ku muryango wa banki Populaire mu mugi Gisenyi, ategereje umuntu uri bumuha akazi saa 7. Hari kuwa gatanu abakozi bo muri banki bari bukine n'abacuruzi bakomeye bo mu mugi Gisenyi umupira w'amaguru. Barangije basohoka bakererewe, bamusanga ahagaze aho ngaho, baramubaza ati ninde utegereje? Aravuga ngo ntegereje umuntu. Ubundi se reka mbabaze, ubu mwese ko twicaye aha ngaha guhera kare, ubu waza hano yavuga ngo iki? Yavuga ko twicajwe n'iki, ariko dutegereje umuntu, kuko Yesu yemeye kwigira umuntu aca mu muntu kugira ngo atabare umuntu. Sinababwiye yuko igitangaza cya mbere cyabayeho ari Yesu, kuko inda ya Yesu yinjiriye mu gutwi. Inda ya Yesu yinjiriye mu gutwi. Inda ya Yesu wera yinjiriye mu gutwi. Imana yafashe marayika Gabriel, niwe mu marayika ushinzwe amakuru mu ijuru. Gabriel niwe ushinzwe amakuru. Irangije iramubwira ngo ugende umbwirire umwari Mariya. Ifata Yesu ngo imutransformamo ijambo, imushyira ku rurimi rwa Gabriel. Ngo Gabriel ngo araza ngo aramanuka no kuri Mariya, aramubwira ngo urahirwa umwari Mariya. Kubyumva gusa Yesu bahita bamusama.
reka nkubwire ubundi niyo mpamvu Yesu ari we wenyine dukwiye gushaka kuko niwe gitangaza kirenze ibindi bitangaza kandi umuntu ufite Yesu amuhana ibindi niyo mpamvu ijambo ryaravuze ngo ubwo itamwimanye izaburite kumuduhana na kawunga n'intoryi n'ibindi izamuduhana n'ibyo bingahe bindi byo. Hanyuma umugabo baramubaza ngo none watubonera umuntu uzi gukina umupira w'amaguru ko nadutsindira ibitego turi bumwishyure. Ahita babwira ngo nanjye umupira ndawuzi. Ntiyari yarigeze akina na Karere wa wundi babanga. Ariko mana reka nkubwire si mwaje gusenga Imana ahantu igiye kunyuza ubutabazi bwawe ni ahantu abadayimoni basanzwe batazi. Kandi nge ntabwo ndi buvuge yuko Imana ifite inzira zirenga 1000 kuko iyo ikintu kirenze 1000 gishobora kugarukira kuri 2. Ahubwo ngewe ndavuga yuko inzira z'Imana ziracyahari zo gutabara abantu bayo. Umugabo baramubaza ati nibyo wabishobora ati cyane. Bamwinjiza muri banki bamwambika nimero 10 niwe wahise barutaha izamu. Baramusohokana nimero 10 nziza cyane. Baragenda barakina umunota wa mbere uwa kabiri uwa gatatu ibaze rutaha izamu tarakoze umupira kugeza kuri uwo munota uwa kane uwa gatanu uwa gatandatu arinda ageza ku munota wa 30 atarakoze umupira ari rutaha izamu. Kandi ageze ku munota wa 34 bamupasa umupira awutsitaraho igitego kiba kigiyemo. Igitego kiba kigize gute? Ntabwo wabyumva nge ndi mu mwuka nimba nta n'igitangaza warugenewe ushaka wagitsitariraho hano mu rukira Imana iri hano iri gukora imirimo n'ibitangaza. Ese hari ababyizeye nkanye ngo batera haleluya? Noneho guhera kuri uwo munota kugeza ku munota wa 90 nta kindi gitego bongeye gutsinda ariko bacyuye iki intsinzi. Mumbwirire ngo si byinshi ukeneye niyo cyaba kimwe. Ntabwo ari byinshi ukeneye kimwe kirahagije kimwe. Noneho ku bitego byiwe kimwe umupira usoje barangije baramuterura baramusimbiza ati watsinze. Arangije nawe baramubaza ati none tukwakirire hehe? Ati munjyane. Reba abakura Igisenyi abazana mu Ruhengeri imbere ya ADPR kumuhoza abahazi hari akamoteri kariyo. Aravuga ngo ni munjyane mu Ruhengeri. Atangira gutegeka ku bitego bingahe byiwe nacyo yagize gute? Ariko ubu Imana ikikumereye ntiwagira ijambo mama. Imana ikikumereye ntiwagira ijambo muko. Ntiwagira ijambo mu rugo rwawe, ntiwagira ijambo muri quartier. Bwirira abantu nka babiri ubabwire ngo Imana ikumere igitangaza gikozwe nayo. Imana ikikumere bigaragare. Ababyakiriye bavuge ngo haleluya. Baramuzana ngo bamugeze hariya batangira kurya. Barangije Jera arabaza ngo harya abantu bazaza gukora ikizamini cy'akazi ngo bazaza ryari? Ngo bazaza kuwa mbere. Aba yaritaye mu gutwi kandi buri umuntu ufite ibibazo yumva cyane. Baramubaza ati none ahita baza ati nakaza ati none se nakazi bwoko ki? Baramubaza ati wowe se warize? Ati narize. Yaramaranye diplome imyaka 6 nta nahana aradepoza nibura ngo bamuhamagare bamubwire ngo bimeze gutya na gutya. Arangije baramubaza ati warize? Ati narize. Wize iki se? Nize icunga mutungo. Arangije bahita bamubwira ngo we nta mpamvu yo gukora ikizamini. Mwumve baburetse. Baramubwira ngo we nta mpamvu yo gukora ikizamini. Tubonye umukozi tubona n'umukinnyi icyarimwe. Guhera uwo munsi bakajya bakina buri wa gatanu ariko n'uyu munsi nta kintu gitega arongera gutsinda. Ibyari bikenewe byari bingahe? Ndaruzi wowe utabyumvise byari bingahe? Imana yarakimuhaye abona akazi yishyurira abana minerivare umugore arambara ubu yabonye n'inzu ibintu byaratunganye. Kimwe ntago cyaba gihagije bene data muri iri teraniro. Kimwe kirahagije. Hagurutsa abo bantu babiri babwire ngo Imana ihuze dosiye. Imana ihuze dosiye wera.
Oh, nimuhaguruke ndashaka gusengera abantu. Ndashaka kubasengera. Ubwami bwawe buze. Ibyo ushaka Mana bibe mwisi nkuko biba mwijuru. Uko ijuru ryabigambiriye biba ariko biba. Siko bimeze bene data. Uko mwijuru babyanzuye bibe no mwisi. Bitungane mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nkuhanurire nkubwire yuko nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute ngo rihere. Icyo Imana yavuze no kugikora izagira gute. Icyavuye mu kanwa kayo no gusohoza izagira gute. Kuko nta jambo na rimwe ryavuye ku Mana rizasubirayo ubusa. Ababyizera batere haleluya. Ndagira ngo dusenge. Uburyo ngiye gusengamo ndashaka umuntu ufite uwe umaze igihe kirekire arwaye nawe ubwe akaba arwaye batera intambwe baze hano. Undi muntu wa kabiri ni umuntu ufite diplome ayimaranye igihe munyigirizeyo kakanu. Kristo Mesiya turakwiringiye aya masaha turasenze. Umva isengesho ry'abawe, umva isengesho ry'abamama, umva isengesho ry'abasore, umva isengesho ry'abakobwa, umva isengesho ry'abagabo, umva isengesho ry'abamama mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Va mu buzima bwacu, va muri uru rugo. Kita sofele mandela kodi la rima andra mu izina rya Kristo Yesu. Uyu musozi ndawikije, uyu musozi umazeho igihe, uyu musozi umazeho igihe, uyu musozi umazeho igihe, uyu musozi umazeho igihe. Umusozi w'uburwayi, umusozi w'ubugumba, umusozi w'amadeni, umusozi w'ubushomeri, umusozi wambaraga mbiwe teshwa agaciro n'ijambo ry'Imana, teshwa agaciro n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rifite ububasha, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana rishyiraho, ijambo ry'Imana rirahindura. Hindura amateka y'abantu bawe, hindura ubuzima bw'abantu bawe, hindura imibereho yabo mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti, mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti, mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Ndasenze muri aka kanya imbaraga zose ibyinjiye mu buzima bwawe utabihaye ikaze tubisezereye nta merekeza. Turabisezereye. Sezerera ubwo bushomeri, sezerera izo karande ziseze. Ndasenyera karande zose, ndasenyera imbaraga z'umubi, ndasenyera imbaraga z'umwanzi, ndasenyera imbaraga za Satani, imbaraga zinjiye mu buzima bwawe, imbaraga zinjiye mu rugo rwawe, imbaraga zatatse abana bawe, imbaraga zatatse akazi kawe ndagasengeye. Iyo diplome yawe ndayisengeye, iyo diplome yawe nikore, iyo diplome yawe nihabwa agaciro, iyo diplome yawe nihabwa agaciro. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana. Imana iri hejuru y'amajuru, Imana yitamururiye, Imana ije guhuza dosiye, Imana ije kuguhuza n'akazi, Imana ije kuguhuza n'umuntu w'umumaro, Imana ije kuguhuza n'abawe, Imana ije kuguhuza mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Igaragaze Imana ku bantu bawe, igaragaze Imana ku bantu bawe, igaragaze bimenyekane. Fata ubusa wambaraga mbiwe, imbaraga z'abadayimoni ziramwaye, imbaraga z'abarozi ziramwaye, imbaraga z'abakonikoni ziramwaye, imbaraga z'ibiguhiga ziramwaye mu izina rya Kristo Yesu. Kole fasoze vari pelandore mandela kodedra. Ndabasengeye mu izina rya Yesu, 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 ndabasengeye mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana nutwika ibidafite umumaro, umuriro w'Imana nutwika ibidafite umumaro. Wowe wari umaze igihe uri mu marira, wowe wari umaze igihe uri mu madeni, wowe wari umaze igihe uri mu bushomeri, wowe wari umaze igihe uri mu gahinda, ndagusengeye. Hari igihe kurira kwararira umuntu, ariko bwacya impundu zikavuga. Ndarema impundu ku buzima bwawe, ndarema impundu mu muryango wawe. Ndasengera uwawe urwaye, ndamusengeye aho aherereye, ndamusengeye nabyuke nakire mu izina rya Yesu. Ubuzima bwawe ndabusengeye, guhera mu bworo bw'ikirenge, amaguru yawe ndayasengeye, amaso yawe ndayasengeye, amaboko yawe ndayasengeye, mu nda hawe ndahasengeye.
ndawusengeye, umugongo wawe ndawusengeye, umutwe wawe ndawusengeye. Nkuhesheje poromosiyo, akira poromosiyo, ndakwaturaho poromosiyo, ndakwaturaho poromosiyo. Ugiye kugera aho bene wanyu batageze, ugiye kugera aho bene wanyu batageze, ugiye gukora ibyo bene wanyu batakoze. Imana iguhaye ubwenge bene wanyu badafite. Kosa. Senga 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 senga. Ndagira ngo muri aka kanya, ndagira ngo muri aka kanya imbaraga zose zaguteye, imbaraga zakudindije, dayimoni mudindiza, dayimoni mudindiza, dayimoni wakudindije, narekura ubuzima bwawe, narekura ubuzima bwawe. Ndakwinjiza mu isezerano, ndakwinjiza mu munezero, ndakwinjiza mu kazi, ndakwinjiza mu rugo rwawe. Dore rwari rwarasenyutse. Salope sawene kita. Ndaguhesha ubukwe, ndakuremeshereza ubukwe. Mwizeye Kristo ukora amakwe. Yesu turagutumiye mu bibazo byacu, uracyafite uburyo bwo gukora. Uri Imana yumva ibyo usabwa. Uyu munsi Imana irakubohora, uyu munsi Imana irakubohoye, uyu munsi Imana ibohoye amaguru yawe. Ugiye kugenda noneho byemere, amaboko yawe Imana irayabohoye. Ugiye gukora noneho bikunde, ibitekerezo byawe Imana irabibohoye. Ugiye gutekereza ibifite umumaro, Imana irakwigaragarishe. Imana ikoze ibidasanzwe, Imana ikoze ibidasanzwe, Imana ikoze ibidasanzwe. Ibiganza byawe ndabihumanura, ibiganza byawe ndabihumanura. Niwakira umugisha, niwakira umugisha, niwakira umugisha. Abantu bagiye kumenya ko wasenze Imana, abantu bagiye kumenya ko wiringiye Yesu, abantu bagiye kumenya ko wizeye Yesu. Akoze ibikomeye, akoze ibidasanzwe. Uyu munsi biramenyekanye, abadayimoni baraburaye, abadayimoni bafashe zeru. Dayimoni tumuhaye zeru, dayimoni tumuhaye zeru. Dore urashingiye mama, dore urashingiye, dore abana bawe urabashingiye, dore umukobwa wawe uramushingiye. Mu izina rya Kristo Yesu nguteretse ku musozi wishimwe, nguteretse ku musozi wishimwe. Kwa gatatu abantu muzashima, ubundi wa gatatu abantu muzashima. Twakiriye amashimwe atanzwe n'Imana, tugukomeye amashyi menshi cyane. Amashyi n'impundu, amashyi n'impundu. Ahantu muherereye mutere haleluya. Buri muntu wese ahantu ari nazamure haleluya. Abantu bumva hari ibintu Imana ikoze mutere haleluya. Imana ibahereze umugisha, Imana ibagirire neza, Imana irakora.